wabonye iriya natamiraga ukuntu yamfuhiraga. Ndamye nashidikanya ko babibonye neza. Uyu ni umugabo udatinya inzoka. Uyu mugabo kandi mu gihe abandi bana ari abanzi b'inzoka, benshi mu bizera Imana bavuga ko inzoka ari sekibi, uyu nguwe ni inshuti yazo mu buryo budasanzwe. Izina rye ntarindi ni Karekezi. Ni umwe mu bagabo bagaragaza neza ko nta mpamvu yo gutinya inzoka. Mu gihe benshi bari guhakana imbaraga z'abadayimoni, bari guhakana ko Satani igikora, hari abandi bahagarara hariya bakabyemera, bakavuga neza ko ari abakozi bayo kandi ko nta n'ikintu bibatwaye. Benshi mu bizera iyo bakamana bavuga ko umunsi ku munsi ko bwije no ko bukeye, ariko abantu babarushaho kubaho. Abandi bakavuga ko uko byagenda ko ariko kose hari imbaraga zirirwa ziri kubunga hirya no hino ku isi zangiza abantu ndetse n'ibintu. Kuri Karekezi bwe biratandukanye. Ni umwe mu bagabo badasanzwe. Kugira ngo asurwe biba ari ikibazo gikomeye cyane. Uyu mugabo ubwo yemera ko ari umupfumu kandi ko afite imbaraga z'abakurambere kandi ko izo mbaraga yiteguye kuzikoresha mu kurinda no guhereza imbaraga abantu. Ibi bikomeza gutuma abantu benshi bakomeza kwibaza, ese nibyo koko imbaraga z'abapfumu zitanga ubwenge, ibintu n'ibindi nk'ibyo bigiye bitandukanye? Niba igisubizo atari yego, niyo mpamvu umuntu ashobora kuba yabaho mu buzima bwe abana n'inzoka kandi zitandukanye nyinshi, akumva ko abayeho neza nta n'ikibazo na kimwe afite. Reka kuri uyu munsi tujye gusura Karekezi. Karekezi ni umwe mu bagabo b'ibitangaza nanjye ubwanjye nabonye. Nimara kubona izina Karekezi naratunguye cyane. Nashatse kumenya byinshi kugendeye n'amateka ye, uko abayeho, niba koko afite umukunzi, cyane ko mubizi neza ko angatso yadukunda kugaruka ku nkuru z'urukundo zidasanzwe. Nibaje koko niba afite umukunzi, niba n'umukunzi afite ashobora kuba yabana nawe bakirirwana umunsi ku munsi ko bwije no ko bukeye. Gusa bitunganye cyane, amateka ya Karekezi ni amateka adasanzwe. Benshi ntabwo twizera imbaraga z'abadayimoni, abandi kwizera imbaraga z'abapfumu biratugora cyane. Abandi dukomeza kwibaza nihe haba abantu bakura imbaraga zabo, abandi tugatangira gutekereza ko izi imbaraga zabo ari imbaraga zidasanzwe. Ese ukuri ni ukuye? Aba bantu nihe bakura imbaraga zabo zingana gutya, zituma baba mu buzima bumeze gutya bugoye kandi budashoboka? Aba bantu nihe bakura imbaraga zo kubana n'inyamaswa abandi bose batinya? Ubundi inzoka abizera Imana bavuga ko ari sekibi, abandi bakavuga ko ubugome bw'inzoka bukabije cyane ku kiremwa muntu, mu gihe uyu nguyu we no kuzirya arazirya kandi akararana nazo mu buryo budasanzwe. Uyu Karekezi aragira ati, njyewe iyo zindiye zapfa kuko mfite umuti abakurambere banjye bansize wangize umuntu udasanzwe. Uyu muti unyemerera kubaho gutya, na n'impamvu yatuma mbitindaho kuko ni umuti unyemerera kubana n'inzoka, njyewe ngeze mu nzoka zumva ndi ingenzi yabo. Ibi ni ibintu bibabaje kandi biteye n'ubwoba, nyamara kubyakira byakugora cyane. Benshi batekerezaga ko Karekezi ari kubeshya, ariko mu kiganiro yajyanye na televiziyo yitwa Afrimax in English, ni ikiganiro gikomeye cyane. Iyi televiziyo yaramubajije maze akajya agerageza kubyerekana neza, ari kuzirya yego, ari kuzisuhuza, bisa nk'aho ari inshuti yazo mu buryo bwa hafi. Benshi batekereza ko Karekezi afite imbaraga akorana nazo zidasanzwe, nawe kandi ntabihakana. Uyu ngo kuva yavuka afite imyaka 32 ntarajya mu rukundo, kuko atekereza ko umunsi yagiye mu rukundo ngo nta mugore uzamwemera. Sibyo gusa kandi ngo n'abandi bantu bo muri karitsiye ze batandukanye ntibamwemera, kuko ngo yaba abakobwa baturuka muri karitsiye zimwe cyangwa mu gace kamwe baramutinya cyane. Buri muntu wese wumvishije Karekezi ubwoba buramwica. Ni umugabo wibanira n'inzoka nyinshi zirenze 1000. Uyu mugabo udatinya kuryamana nazo, kuzishyira ku mubiri, kuzishyira mu kanwa ke, birasa nk'ari umugabo uteye ubwoba. Nawe ubwe yakira neza ko afite imbaraga zidasanzwe yahaye na basogokuruza be. Umuryango w'uyu mugabo ntabwo byishimira, wagerageje kumubuza gukorana n'izi nzoka, ariko babona neza ko ari cyo kintu akunda, barangije baramureka. Karekezi ni umwe mu bagabo kigaragaza neza ko imbaraga z'umwijima zigikorera ku isi. Uyu kandi abivuga yamenze neza ko, uyu kandi abivuga agaragaza neza ko ibi ngibi bishobora kuba byatuma abantu bahabwa imbaraga mu buryo budasanzwe. Ikibazo cy'amatsiko, ese nibyo koko imbaraga z'umwijima zibaho? Niba zibaho zikora gute? Niba zikora zitanga iki? Nyuma y'ibintu byose imbaraga z'umwijima ziduhereza iki? Ibi ni ibibazo dugomba kwibaza umunsi ku munsi ko bwije no ko bukeye.
nyuma y'uko dutangira kwibaza byinshi kugendanye n'imbaraga z'umwijima. Niba koko Karekezi yiyemera neza ko ari umupfumu, ibi ngibi byo kuba ari umupfumu bimumariye iki, bimuha iki? Ni cyo kintu kidasanzwe kuri muri aka kazi gahora ko kuba ari umupfumu. Ese kuba ari umupfumu Karekezi niyo nyungu birimo? Niba nta nyungu iri mu bintu akora, niyo mpamvu Karekezi aba yarahisemo kuba umupfumu kurusha ikindi kintu cyose? Ese nibyo koko kuba umupfumu bitanga imbaraga za nyabyo? Reka kuri uyu munsi noneho twinjire mu mbaraga z'umwijima, imbaraga zishobora kuba ziri gukoresha abantu muri iki gihe mu buryo budasanzwe. Abantu benshi bavuga ko umunsi ku munsi ariko abagerageza kwinjira mu mwuga w'uburaya bagenda barushaho kwiyongera. Gusa uyu mwuga nanone ngo ntwapfa kuwinjiramo udafite imbaraga ziri kugukoresha. Benshi baravuga bati ni ibyo mu miryango. Hari igihe umuntu wenda aba yaravutse yarabyawe n'ababyeyi bagiraga iyo mico. Gusa abize cyane ibigendanye n'ubumenyamuntu bagaragaza neza ko iyo imico y'umubyeyi w'umuntu ayifata 40%, indi mico ari imico itandukanye. Ntabwo kuri munsi tuje kwiga ku by'imico. Twinjiye mu buzima bwa Karekezi, umugabo udatinya inzoka, uryamana nazo, uzirya, wirirwana nazo. Ni mugabo bwoko ki? Uyu mugabo afite izihe mbaraga zitandukanye ziruta iz'abandi zituma yumva ko kuba harya inzoka nta kintu bimutwaye? Ese uyu mugabo nibyo koko umwe mu bagabo w'ibitangaza uri mu gihugu cy'u Rwanda? Niba Karekezi ari umugabo w'igitangaza uri mu gihugu cy'u Rwanda, ni gute abaturanyi abana nabo? Ese kuri wowe wagiriye inama abantu baturanye na Karekezi, umukobwa bifuza kuzabana cyangwa umukobwa wamukunze, byazagenda gute? Ese byazagenda gute mu gihe mu isi nta mupfumu n'umwe urimo? Ni ibyo bibazo tugiye kwibaza uyu munsi, aho nk'uko bisanzwe ngiye tugiye kubana ari we Tuyingabire akirukanye imibwa. Reka kuri umunsi noneho twibaze, ni gute byagenda gute, bigaragara gute mu gihe umuntu akorana n'imbaraga z'amadayimoni kandi wakabyiyemerera akumva nta n'ikintu bimutwaye? Uyu muntu yabana ate n'abandi muri sosiyete mu gihe yumva ko imbaraga zimukoresha nta kintu na kimwe bimutwaye? Ese uyu muntu nibyo koko yaba ari umuntu muzima wo kubana nawe, cyangwa ni umuntu uteye ubwoba ku buryo ki buri muntu wese ubana nawe yakagombye kumutinya? Biba bimeze gute mu gihe ubanye n'umuntu umeze gute? Biba bimeze gute mu gihe ubanye n'umuntu ugaragaza imbaraga zingana gute? Wamwitwaraho gute? Karekezi agaragaza neza ko yabwiye abaturanyi be ko inzoka zitazigira zigira icyo zibatwara, ariko nyamara ntabwo bibuza abantu kumutinya. Uyu ni umwe mu bagabo batinyitse cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa nanone umugabo ufite imbaraga zidasanzwe, ukora ibintu bidasanzwe, ubyuka umunsi ku munsi kugira ngo ahindure amateka mu buryo budasanzwe. Uyu mugabo ni umugabo w'igitangaza. Gusa nanone benshi mu bizera iyobokamana bavuga ko gukorana n'imyuka mibi aricyo kintu kibi cyonyine kibaho. Narakubwiye ngo benshi nitwizeraga iby'imyuka mibi, ariko magingo aya ngaya imyuka mibi iracyari gukora kandi bishoboka cyane. Abandi bakavuga ko hari ibice by'umubiri w'inzoka ashobora kuba yarakuyemo, bityo bikaba bituma inzoka zitamutinya. Gusa wavuga ko inzoka afite ari inzoka nzima zifite n'ubumara, ahubwo ko yamaze kumera nkazo. Karekezi ateye ubwoba. Gusa nanone ibi bigaragaza neza ko nubwo benshi tutizeye imbaraga z'umwijima, izi mbaraga zigikora umunsi ku munsi bwije no ku bukeye. Ariyo mpamvu abahanga mu iyobokamana bagira abantu bizera Imana ko nibajya bajya kuryama bagomba kujya basenga, bakiragiza Imana, bakamenya neza ubuzima bagiye kubamo kugira ngo batazagura n'imbaraga z'umwijima. Ni gute imbaraga z'umwijima zikora? Ese imbaraga z'umwijima zifite izihe ngaruka mu buzima bw'abantu? Izi ni imbaraga zishobora kuba zakuzamo zikagukoresha ibintu utatekereza ko ugomba gukora, nyamara ibyo bintu ukisanga wabikoze mu buryo budasanzwe, ukanaba muri ubwo buzima mu buryo bugaragarira buri umwe wese. Na Karekezi nawe niko bimeze. Ibi byose bituma abantu benshi dukomeza kwibaza, ni gute twaba muri iyi si ifite ibibazo bingana gutya tugakomeza kubaho, tukabaho neza, tukaba mu buzima busanzwe? Ese Karekezi nyuma y'ibintu byose ni muntu ki? Ni umugabo ugaragaza neza ko akazi kamutunze umunsi ku munsi bwije no ku bukeye ari ugupfumagura cyangwa ari ukuvura abantu? Ni umupfumu ubyiyemerera. Uyagaragaza neza ko atanga imbaraga zidasanzwe kandi kahereza abantu ubutunzi. Iyo bigeze ku butunzi bwa ntabwo abantu babyumvikanaho neza, kuko ubutunzi buragura cyane kububona kandi kandi n'ikintu kigura cyane kubukoresha. Gusa kuri Karekezi we agaragaza neza kuko byagenda ko ariko kose, uko byagurana ko ariko kose yiteguye guhindura amateka. Ese Karekezi ni muntu ki? Uyu mugabo wakoze ibishoboka byose kugira ngo ahindure aya mateka, yiteguye gukora ikindi kintu. Karekezi ni umuhanga cyane kandi yiteguye guhindura amateka ye. Nyamara wavuga ko kubona urukundo rwa nyarwo azarubona, kandi yiteguye ko nawe umwana azabyara azamusigira bino bintu. Ngaho nawe nyumvire abana turi kuzana ku isi
twiteguye kubasigira imbaraga z'umwijima ngo bakorane nazo bazapfane nazo. Uyu mugabo uvuga ko inzoka zirigerageje kumurya arizo bwabwo azapfa afite imbaraga zikomeye cyane. Imbaraga z'umwijima ziracyariho, niyo mpamvu ushishikarizwa kujya usenga buri munsi uko ugiye kuryama kugira ngo izi mbaraga zitazagukurikirana cyangwa usange zikurikiranye abana bawe, abo uzabyara n'abandi bantu nk'abo bagiye batandukanye. Niba wowe utizeraga imbaraga z'Imana, rero ngubwe ko imbaraga z'umwijima zikigendagenda hirya no hino kuri iyi si, ari nayo mpamvu ushishikarizwa gusenga buri munsi kugira ngo urinde izi imbaraga z'umwijima. Reka tuzana ubutasi. Stay safe, be blessed, we love you.